munsi nifuje kuganira ku rukundo rw'ababyeyi ku bana babo. Babyeyi, nimwite ku rukundo muha abana banyu. Mubabwire ko mubakunda buri munsi. Nk'uko mubaha ifunguro rya buri munsi, mubabwire ko mubakunda buri munsi. Barabikeneye, bibafasha gukura bifitemo ubumuntu. Iyo umwana atigeze abwirwa ko akunzwe n'umubyeyi we, akura ajya gushaka rwa rukundo aho rutari. Akura yifuza uwamubwira ko amukunda kugira ngo yumve ko ari umuntu. Iyo umwana mu bwana bwe akura abwirwa amagambo atari meza, wa kintu we, reba uko kireba, reba uko kigenda, ese ubwo uzimarira iki, wa munebwe we, agasuzuguro ufite kazakugeza he. Ibintu nk'ibyo ubwirwa n'abakurera, baba ari ababyeyi, baba ari umuryango wawe, cyangwa se abakurera mu ishuri. Ayo magambo abwirwa abana arabica mu mutwe, akabakuramo ubumuntu, bagakura bumva atari abantu, ari ikintu. Bikabakuramo kwigirira icyizere, bikabakuramo kwigira urukundo kuri bo. Umwana ntago yanga umubyeyi umubwira uko abonye. Akomeza kugukunda, ariko we urukundo yakagombye kwiha akarwikuraho, ko aba yumva ko rutamukwiriye, ko aba yumva ko atari umuntu. Iyo umuntu arakuze gutyo, mu by'ukuri akura mu gihagararo mu bigaragara inyuma, ariko imbere yarashize. Imbere atazi uwo ari we, imbere afite inyota y'urukundo. Iyo rero akuze akagira umuntu umwegera rimwe gusa, akamubwira ko amukunze, kubera ya nyota y'urukundo yari afite, aturwa yari yambaye, akumva ko wa muntu amukunze by'ukuri. Kandi koko wenda uwabimubwiraga abimubwiye temporeroma kugira ngo amwiyegereze, amukoreshe ibyo ashaka. Iyo episode bayita love bombing mu rurimi rw'icyongereza. Rero iyo umaze kubikubwira, amaze kukwigarurira, nizango dusanga abantu babanye zirara zishya, kacya zikazima, kuko umuntu aba yarakurikiye umubwiye ko amukunda, kandi mu by'ukuri koko urukundo nyarukundo ntarwo amufitiye. Wenda bimubwiye afite icyo amushakaho kirangira, na wa wundi wari ukeneye urukundo akiyegurira wa wundi umubwiye rimwe ko amukunda, kubera inyota y'urukundo yari afite, abonye kuri wa wundi umubwiye ko amukunda, bikarangira amukoresha icyo ashaka cyose, ntabe yabasha no kuhivana, kubera ko abavuga ati ibyo ari byo byose nibura arankunda. Yanyeretse urukundo rimwe, nzajya nemera arankubita ariko sinzahava. Nzajya nemera antuka ibitutsi byose ashaka, sinzahava, kubera ko yanyeretse ko ankunze rimwe. Ariko bikarangira rwa rukundo rurangiye, uhora mu itotezwa ritarangira, ugahora uba muri byagiye hejuru byagiye hasi, yankunze ntiyankunze, yankunze ntiyankunze, ese nshobora kuhava n'impava agahinduka. Ibintu nk'ibyo byica abantu mu mutwe. Babyeyi, mujye mwibwiriza, mubwire abana banyu ko mubakunda, mubabwire amagambo meza abaturiraho imigisha, mubereke ko mubakunze, bitari mu byo mubaha materiel. Ntukavuga uti se ntabibona ko namushyize mu ishuri rihenze, akaba afite umushoferi umutwara, nkabamugurira ibintu byose biri expensive. Ntacyo bimaze igihe wowe udafashe umwanya ngo wite ku mwana wabyaye, umuhe urukundo akeneye rwa kamere nk'umubyeyi. Nicyo kintu cyishe society muri iki gihe. Abantu bakuze nta rukundo kamere bigeze babona, ruturuka mu miryango bavukamo, ruturuka mu bantu babareze, bibaturuka muri environnement babamo. Abantu bagakura barushakira aho rutari, bagakura barwitiranya n'ikitari cyo, bigatuma bakura mu gihagararo, ariko umuntu w'imbere ntawe uriyo, nta cyizere yifitiye, nta hejo hazaza abona. Mu bikomeye cyane kurushaho, nta rukundo we yifitemo bwe bwo kwikunda uko ari, uko yaremwe, ngo abashe no kumenya impano afite muri we zimufasha gutera imbere ejo hazaza.
rero babyeyi, nk'inshingano dufite zo kurera abo dufite, tumenye kubaha urukundo nyarwo, tumenye natwe kwikiza ibikomere by'ubuzima twabayemo bituma tutikunda uko bigomba, ngo tubashe gukunda n'abo Imana yaduhaye kurera. Dukomeze dukorere hamwe, dufatanirize hamwe, twubaka sosiyete y'ejo hazaza nziza, irimo ubuzima buzira umuze, irimo abantu bikunze bya nyabyo. Nicyo kintu kizabafasha gutera imbere no kurera abana b'ejo bazaza, na sosiyete y'ejo izaza ikazaza ifite umuze, kubera ko dufite icyo twatanze gikomeye, urukundo nyarwo. Mukomere rero kandi mukomeze guhatana, inshingano dufite zirakomeye. Inshingano dufite ntago ari iyo gufata mama, ni inshingano ikomeye yo gutanga ubuzima nyabwo. Mukomere kandi mukomeze mukaze ubutwari mufite.